nishimiye kubana namwe. Yesu aduhana umugisha. Ndi umugabo mfite umudamu yitwa Mbabazi Aisha, ni umugore mwiza cyane. Imana ibahe umugisha. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Nehemiya igice cyaho cya 2 umurongo waho w'8. Nehemiya igice cya 2 umurongo w'8. Abasomye Bibiliya dusoma. Haravuze ngo bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Amen. Usome urwandiko Paulo yandikiye Filemoni igice ni 1 umurongo waho wa 20. Filemoni igice ni 1 umurongo wa 20. Haravuze ngo twese reka tujyane ku bantu bafite Bibiliya. Haravuze ngo bibe bityo mwene data, nkubonemo umumaro mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba uw'umumaro iby'isi yakwimye, ukuboko kwiza kw'Imana kukabiguhesha. Bibiliya igaragaje uyu Hezekiya ngo yararwaye yenda gupfa, arwara igisebe bita umufunzo, niyo kanseri yo muri no minsi. Hanyuma amaze kurwara, Imana imutumaho witwa Yesaya, iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya ategeke arage kuko igihe cyo gupfa kwe ni iki ngiki. Hanyuma Hezekiya hari ibintu bigera kuri 7 yari yarakoze, ariko ndababwira 3 muri byo. Icyambere, yageze ku ntebe y'ubwami agaruramo abantu gusenga Imana yitwa ishobora byose, kubera ko abantu bari bariremeye ikigirwamana bita Nehoshitani bakajya bagisenga. Ariko ageze ku ntebe y'ubwami afata inyundo ya kinubi yapimaga ibiro 20 aragisenya cyose agikuraho, agaruramo abantu gusenga Imana yitwa ishobora byose. Kabiri, yageze ku ntebe y'ubwami agaruramo abantu gusengera Imana mu kuri na hehe. Unyikiriza Imana imwikirize mu kuri na hehe. Hanyuma arongera atunganya abantu, arabegeranya kugira ngo barusheho kwegera Imana. Icya gatatu, yageze ku ntebe y'ubwami arangije kumwe tujya turirimba tuvuga ngo nibutse iminsi ya kera nekereje imirimo y'intoke zawe, wewe tujya tubikora tukazamura amaboko gusa. Ariko si ijambo ry'Imana rivuze. Ryari rivuze ngo niwibuka urugendo wagendanye n'Imana, ukibuka indaro wararanye n'Imana, ujye ujya mu byo yaguhaye uyiturire, uyiramburire amaboko. Bibiliya igaragaza yuko uyu Hezekiya yageze ku ntebe y'ubwami, ibi bintu yarabikoze kandi abikora neza. Imana iramwitegereza ibona yuko agiye gupfa, yari yarwaye kanseri. Ariko amaze kubyereka Imana, Imana iravuga ngo ndabibonye yuko wabaye umunyamumaro mu gihe cyawe. Aravuga ngo nta mpamvu yuko wapfa. Irangije ituma Yesaya aho yarageze, iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya yuko atagipfuye, ahubwo yongerewe imyaka 15 yo kubaho. Araza arabimubwira, aramubaza ngo ni ikimenyetso ki Uwiteka guhaye kinyemeza ko nzakira burundu, kandi yuko nzazamuka ku musozi w'Uwiteka ku munsi wa 3 nkajya gusenga. Aravuga ngo ikimenyetso Uwiteka guhaye ngo nuko azasohoza icyo avuze. Pera ikiganza uwo muntu mubwire ngo ibyo Imana yakubwiye no gusohora bizasohora. Imana ntabwo ari inderenganya ngo ivuge ubujajwa. Iyo uhagaze mu mwanya mwiza ukaba uw'umumaro, icyo Imana yakuvuzeho kirasohora. Abantu bari hano munyikirize haleluya. Hanyuma uyu Hezekiya, Yesaya araza aramubwira ngo wongerewe 15 yo kubaho. Akihagera aramubwira ngo icyo nicyo kimenyetso Uwiteka guhaye, ngo ikimenyetso Uwiteka guhaye nuko azasohoza icyo avuze. Aramubaza ngo none urashaka yuko igicucu kijya imbere y'intambwe 10 cyangwa ko gisubira inyuma y'intambwe 10? Ku bantu bize kera murabizi neza yuko kugira ngo umenye ko saa sita zigeze byasabaga kugenda wikandagira mu mutwe. Arangije aramubwira ngo biroroshye
yuko igicucu kijya imbere y'intambwe 10 ngo ahubwo n'igisubira inyuma y'intambwe 10. ngo umuhanuzi aheraho atakambira Uwiteka, ngo aheraho igicucu cyari kigeze mu rugabano rwa Ahazi, ngo agisubize inyuma y'intambwe 10. ndaguhanuriye muri aya materaniro mu izina rya Yesu, hari ibintu Imana igiye gusubiza inyuma ku buzima bwawe. wowe n'umunyamumaro gusa, ibindi birekere Imana. abari kunyumva munyikirize mutere haleluya. Bibiliya igaragaza ko nta kindi cyabayeho, ngo Hezekiya mu bantu baje kumuha felicitation haje n'abagabo b'i Babuloni, baramubwira ngo twanezerewe twishimye kuko wongerewe 15 yo kubaho. ariko baramubaza ngo watwereka ahantu mujya mubika ibihosho n'amahabuzo n'amacumu. ngo arangije ngo arabafata, ngo agira umunezero utari mu ubwenge, ngo arabafata ngo abinjiza mu bubiko bw'aho babika ibirwanisho n'aho babika ibikombe banyweramo igaburo ryera. ngo arabafata arabajyana. ariko mu kuza kunyaga Yerusalemu, aba bagabo nibo baje bahedinza abandi, nibo baje bayobora abandi, bababwira ngo dore uwo muri butware, dore ugerageza kubwiriza neza, dore ugerageza gusenga, dore ugerageza kuririmba, dore uwikingira itorero, dore umunyamasengesho mwiza. baje kunyaga banyaza abo ngabo barabajyana. Bibiliya igaragaza ko bajyanye abantu benshi, ariko abo tuzi cyane dukunda gusoma dusangamo uwitwa Ananiya, Azariya na Meshayeli ndetse na Beluteshazari, aribo Sadraka, Meshake na Abedenego ndetse na Daniyeli. hakiyongeraho na Zerubabeli, hakiyongeraho na Nehemiya n'abandi. ariko Yeremiya yari yarabihanuye aravuga ngo bazaba banyage imyaka 70, ngo bazagaruka ku ngoma y'uwitwa Aritezaruzi, ariwe Kuro mwene Asashi na Mandi. hanyuma uyu Kuro amaze kugera ku ntebe y'ubwami, uyu Kuro niwe Imana yabwiye yuko imufashe ukuboko ikamuneshereza amahanga ari imbere ye, ikamubwira ngo nzagukingurira inzugi, nzakugenda imbere ahataringaniye ngire gute haringaniye. arangije Kuro amaze kwima ingoma y'Ubumedi n'Ubuperesi, isezerano ryaragarutse. arangije amenya ko ari ukwiye kubarekura. amaze kubarekura, uyu Nehemiya we yagize umugisha, baramudeprowinga, baramuzamura, bamugira umusutsi wa vino y'ibwami. iyo bavuze kuba umusutsi wa vino mu Kinyarwanda ntabwo ari ukugenda ngo usuke gusa, ahubwo ni ukumva ko izo ugiye guha umwami ko ziryoshye, kugira ngo umwami atanywa ibintu bitameze neza. hanyuma baramuzamura, ariko agiye kumva yumva amakuru y'iwabo, abona uwitwa Hanani araje, aramubwira ngo iwacu hahindutse amatongo, n'abarokotse babaye ibitorero mu kanwa k'abanzi babo. ariko Ezekiyeli aravuga 3:15 aravuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. abarokore bari hano munyikirize haleluya. aravuga ngo habe no gukozwa isoni nabo, ndetse n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi. Ezekiyeli we yari atuye ku mugezi witwa Kebari, aho niho yabanaga n'umudamu we. abantu baje gusenga duhereze Imana icyubahiro haleluya. unyikiriza Imana imwikirize haleluya. Bibiliya igaragaza yuko ngo amaze kumva amakuru, ngo yarababaye, ngo ajya imbere y'umwami ari kurira. aramubaza ngo nibite ko mbona uri kurira? aramubwira ngo nuko numvise amakuru y'iwacu, inkuru zaho zintera agahinda. aramubaza ngo none urashaka iki? aravuga ngo ndashaka yuko umereza uburenganzira, narangiza nkajya gusana iwacu. ngarangije ngo arabimwemerera. Bibiliya iravuga ngo basezeranye iminsi, ariko iyo minsi ntibavuga uko ingana. amaze kuyimwemerera, aramubwira ngo sinagenda pira mupanga, ngo ngende gutyo gusa, kubera yuko hari umurinzi uri mu nzira, atazambona akagira ngo ndadezatinze cyangwa ndatorotse ibwami, ahubwo banza umereze inzandiko 3. ngo asaba urwandiko rwa mbere rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami. ngo arangije ngo rwari urwo kugira ngo azateme ibiti byo gusanisha ibikingi by'amarembo y'umunara w'umurwa w'i Yerusalemu. ngo umwami arabimwemerera 2. ngo amusaba n'urwandiko ngo rwo kuzatema ibiti. iyo bavuze ibikingi, hari inzu zigiye zifite umuzenguruko. mu kinyarwanda inzu z'ikigonyi zigira inkingi 3 cyangwa se ziba zubakiye ku biti 3. icya mbere bayita mwamba, iya kabiri bakayita kantagazi, iya gatatu bakayita mbonabihita. n'ubu mubona turi ahangaha, wabona hari umuntu wagenderewe n'Imana, ariko ukabona biri guhita gusa, kandi akwiriye kubaho mu buzima bunezerewe Imana. abantu mwaje hano munyitabe haleluya.
twongereho gato. Haleluya. Arangije aramubwira ngo ume n'urundi rwandiko rwa kabiri narwo ararumuha. Aravuga ngo ume n'urwandiko rwa gatatu ngo rwo kuzatema igiti cyo kubakisha inzu yanjye ngewe ubwanjye yo kubamo. Bibiliya yavuze ngo iki? Bibiliya yavuze ngo umwami abimwemerera atabishaka. Amina. Haleluya. Atagize gute? Atabishaka. Ngo ahubwo bitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana. Bari kuri Nehemiya. Hanyuma abwira uwo muntu umufate mu kiganza umubwire ngo iby'isi yakwimye hari ukuboko kwiza kw'Imana kubiguhesheje. Abarozi baba bahari, abakonikoni bakuroga, abakugenza bahari, hari ibyo uwisi yari yarakwimye ariko ukuboko kwiza kw'Imana kubiguheshe. Munyikirize muzamure. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo yahagurutse aho ngaho ngo aragenda ngo agera yari nimugoroba. Ngo ageze yari nimugoroba ngo arangije ngo mu gihe abandi baryana ngo wiwe arabyuka. Ubu muri iri teraniro ntabwo dukeneye benshi, dukeneye bake bashobora kubyuka abandi baryana. Haleluya. Uranyumvise neza? Dukeneye bakeya bashobora kubyuka mu gihe abandi bagize gute? Baryana. Arangije ngo ahagurukana n'abantu bakeya ngo baragenda barara bubaka ijoro ryose. Ariko igice cya 4 umurongo wa mbere haravuga ngo bukeye uwitwa Tobiya na Geshemu na Sinabarati n'Abamori n'Abanyeshidodi n'Abarabu ngo bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu ujya mbere, ngo kandi yuko ibyuho bitangiye kwicwa, ngo bararakara cyane ngo bajya imigambi bose uko bangana ngo bajye kurwanya ab'i Yerusalemu. Ariko ku murongo wa 3 baravuga ngo ariko twebweho. Haleluya. Ngo dusenga Imana yacu, ngo dushyiraho n'abarinzi bo kubarinda ku manywa na ryari na nijoro. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo nkubonemo umumaro. Yego. Nehemiya yabaye uw'umumaro. Yego. Kandi iyo umuntu kuba umunyamumaro si ukuba ufite amashuri menshi, kuba umunyamumaro si ukuba ufite amafaranga menshi, ahubwo kuba umunyamumaro ni ukumenya icyo ugomba gukora mu gihe kiri nyacyo. Amina. Amen. Amina. Mu gihe kiri nyacyo niko kuba umunyamumaro. Kandi iri juru tubabwira rirahari, iri juru tubabwira rirahari. Yohana we yararibonye, abona n'amabuye yubatse geti y'ijuru, abona n'amabuye yubatse igipangu cy'ijuru, ayabona ari 12. ngo abona ibyitwa yasipi, safiro, karikedo, simaragido, sarudo, kisarudiyo, ngo kirisolito, perotopaze, kiriso, paraso, wakito na metusito. Yose arayabona. Ijuru ririho. Haleluya. Ijuru tubabwira rirahari, ijuru tubabwira rirahari. Kandi Yesu ni uzatujyana we. Umwuka wera nawe azazamura itorero. Duhereze Imana icyubahiro. Munyikirize. Haleluya. Nimukorere isi nk'abayivamo, ariko mukorere ijuru nk'abaritaha, kubera yuko ni Imana ishaka. Kandi umunyabyaha areka ingeso ze, ukiranirwa nawe areka ibyo yibwira, ahubwo agarukira Uwiteka. Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazagira gute? Bazambona. Nta muntu washatse Imana ngo ayibone. N'ubu ngubu impamvu muri aha ngaha ni uko mwabonye imirimo y'amaboko y'Imana. Ikuba warayishatse Imana yarakwiyeretse. Hari umuntu Imana yiyeretse muri iri teraniro se? Hari abantu Imana yiyeretse muri iri teraniro bakabona ibyabahigaga bihari ariko Imana ikabiyereka? Sanga uzamura amaboko yawe, sanga uzamura amaboko yawe. Imana yarakwiyeretse. Abarozi bahari, muturanye, ugiye kubyara, Imana yabanye nawe. Abantu babyibutse hano ntabwo ari muri animasiyo, ahubwo hano turimo turavuga imbaraga z'Imana. Abantu bibutsa ko Imana yahabaye bahaguruke bazamure. Haleluya. Amina. Imana yateguriye abera ahantu heza ho gutura, hatari amarira, hatari intimba, hatari agahinda, hatarimo kujya ku isoko, hatarimo kujya kurangura, hatarimo kujya gucuruza. Ijuru ni iry'abera. Ijuru tuzarimamo tugire umunezero w'iteka. Pawulo abwiye Filemoni, aramwandikira. Filemoni yari umucuruzi ukomeye.
ariko ngo uwitwa Onesimo wari umukozi we warangije ngo aramwiba, amaze kumwiba ngo aramwirukana, arangije aragenda. Ngo Onesimo ngo ageze i Roma, ngo arangije ngo agezeyo ngo asanga Pawulo arimo arabwiriza ubutumwa bwiza. Ngo ari kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo abwiriza na Onesimo ngo ubutumwa buramwinjira. Ngo bumaze kumwinjira ahita yandikira Filemoni wamwirukanye, aramubwira ngo ndakwandikiye njyewe Pawulo, imbohe ya Kristo Yesu, muhuje amakuba n'ibyago bibonerwa muri Kristo Yesu. Aravuga ngo Filemoni, ngo ndabizi neza yuko uwitwa Onesimo hari igihe yaba atarakugiriye umumaro, ariko ubu yawutugirira twembi kubera yuko n'umwana wanjye nanjye ubwanjye n'ibyari. Aravuga ngo nimba hari n'ibyo yakwibye ubimbareho, ariko umwakire. Aravuga yuko amusabye ibintu bikomeye. Aravuga ngo nubwo musabye ibikomeye, ndifuza mubonemo umumaro mwene data. Haleluya. Nubwo musabye ibikomeye, ariko mubonemo umumaro mwene data, unduhura umutima mu mwami wacu Yesu Kristo. Ukwiye kubera abandi ab'umumaro kugira ngo baruhuke umutima, kandi nta muntu ushobora kuruhuka umutima kenshi na kenshi utamubwirije iby'agakiza. Mukwiye kuba abanyamumaro mu izina rya Yesu. Hanyuma njyewe ndasoje. Bibiliya hari umuririmbyi wa 45 aravuga ngo iby'Imana ikora bigira gute? Biradutangaza. Nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Sinshaka uyu muririmbyi kumujyanisha n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryabayeho kera, indirimbo nizejo bundi. Ariko ndagira ngo mbabwire abantu bari mu mwanya mwiza, Imana irabarinda. Abahanga bavuga ko uyu mudamu yari afite umugore, yari afite umugabo arangije amuhereza amafaranga ku gashumi gatukura, aramubwira ngo aya mafaranga n'ay'urugendo igihe nikigera nzayagusaba. Arangije umudamu afata ayo mafaranga ajya kuyabika. Umugabo kuko yinyweraga afata umwanya ajya gutwara ya mafaranga, ajya kuyanywera ahantu hafi y'amazi. Arangije afata agashuma amafaranga yari abitseho akajugunya mu mazi, ifi irasamira kamira, akajya ahora akubita umugore amusaba ya mafaranga y'urugendo. Arangije umugabo igihe kimwe cyo kurya ifi kigeze cy'uru rugo, aravuga ngo ndashaka kuba ari njyewe ujya kuzihaha. Agiye guhaha ifi azanamo na yafi yamize kagatamba. Arangije umudamu mu gihe ari kuzitegura, ari kuzitunganya, ababonye ako gashumi, aririmba igitero cya mbere, aravuga ngo njyewe ndabibonye iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Aravuga ngo ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka nakubitwa byagenda gute, icyo Imana ishaka nuko nkwiriye guhora nkizwa. Arangije umugabo amwumva ari mu nzara, aramubwira ngo ibyo uvuga ni ibiki? Umudamu yandika igitero cya kabiri, aravuga ngo mu rugendo n'ibindi wamishe byose nubwo ntabimenya, aravuga ngo ariko nzi ko nabyo nzagira gute? Nzabimenya. Aravuga ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'igihe gito? Umugabo aramubwira ngo ninkwica ngo ntabwo ngo iryo juru ryawe uhora uvuga ntabwo uzarigeramo. Umudamu yandika igitero cya gatatu, aravuga ngo ntabwo uzanyica kuko nzi ko Yesu afite amagare 1000. Aravuga ngo kandi harimo n'iryo yangeneye ubwanjye. Aravuga ngo icyo yamitemo no si ukugira ngo njye mbona nkubitwa, aravuga ngo ahubwo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru ry'amahoro. Aravuga ngo iryo juru uzarijyamo gute? Yandika igitero cya 4. Haleluya. Aravuga ngo nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, aravuga ngo nanjye niko nzava mu isi. Aravuga ngo kandi ubwo ibyago byose bizaba bishize, aravuga ngo hazabaho guhimbaza Imana. Aravuga ngo ninkwica nta bantu bazongera kuvuga Imana neza. Aramubwira ngo uravangiwe. Aririmba igitero cya 5, aravuga ngo twebwe tuzaba 1000 turamye umukiza. Aravuga ngo kandi tuzamuririmbira twese kuko ari Imana ikiranuka muri bingahe? Muri byose. Ubuntu n'inama igitugiye. Umugabo aramubwira ngo nzakwica. Umudamu aririmba igitero cya 5, aravuga ngo erega ubu ntegereje nihanganye kuzasobanukirwa bingahe? Twahuye ukuze, ariko ibyo wakoze uri umwana nabyo nzabisobanukirwa. Aravuga ngo kandi ntabwo bafite bwo gupfa kuko naho napfa nzi ko mfite umugabane mu ijuru. Muzasoma umuririmbyi wa 46 ukurikira uwo nguwo. Umugabo we ngo yahise akizwa amera nk'umwana mutoya w'uruhinja, ahita yiririmba. Abona umugore we yabaye nk'akabebe kavutse ako kanya. Araririmba iya 46, araririmba aravuga ngo Mana
tuguhaye uyu mwana kugira ngo umuturere. Abona umugore we yabaye mutoya, ngo abakirisitu bari bari aho ngaho bahita baririmbira 47 baravuga ngo ibikoreye uyu nguyu natwe turabibonye, ni igihe gitoya intambara zacu zikagira gute, aravuga ngo ni igihe gitoya n'umuraba ukagira gute. Yewe we wamubereye uwo muntu ukamubwira ngo intambara wari ufite zigomba kurangira, Imana igiye kuzimara, abadayimoni bacanganyikirwe, abarozi bacanganyikirwe, intambara wari ufite zigiye kurangira. Ababyizeye bazamure haleluya. Aravuga maze umudamu ahita aririmba, baramubaza ngo ni iki kigutera ibyo ngibyo, ni iki kigutera ibyo byiringiro bimeze gutya, ni iki kigutera guhamya Yesu muri ubwo buryo. Aririmbiye 48, aravuga ngo nta yindi mpamvu mumbona, yewe nahawe ubugingo buhoraho bwose. Aravuga ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu. Aravuga ngo yinjiye mu mutima wanjye kandi yashizemo ubutwari. Aravuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Mana we, mukwiye kuba abanyamumaro, mukwiye kuba abanyamumaro, mukwiye kuba abanyamumaro.